Yes, ndabasuhuje mwese mudukurikirana. Hanyuma nk'uko mubibona abishimuzi mwamenye Zawadi, mumenya ku nyigisho yagiye yigisha, mumenya ku buhamya yagiye atanga, mumenya inyigisho zigiye zitandukanye. Benshi muzi ku ma YouTube, abandi mwamubonye mu nsengero, abandi mwamubonye abwiriza ubutumwa mu biterane, mu masoko, mu nsengero n'ahandi. Ubu ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Abese mumuzi ku izina Zawadi, umubyeyi Georgette Zawadi, avuka mu karere ka Musanze. Zawadi hanyuma intara ni y'Amajyaruguru. Abantu benshi yagiye atanga ubuhamya ku binyamakuru bitandukanye, mu nsengero, abadeperi murabizi. Hanyuma rero Zawadi atanga ubuhamya, yatanze ubuhamya ko yatangiye anywa itabi ryo mu gipapuro ry'igikamba, aza kunywa intore, buke bwaza kunywa anywa urumogi, buke bwaza kunywa kokayine. Hanyuma mu buhamya yagiye atanga yavuze ko yanyweye urumogi ruhagije, anywa kokayine ihagije, arucuruza bihagije, ariko aza kubona ko nta mahoro y'umunyabyaha, aza kubireka arakizwa. Kuva yakizwa rero yavuze ko aribwo yabonye amahoro. Kuva yakizwa nibwo yumvishije abaye umuntu. Hanyuma yatanze ubuhamya, ubuhamya ko indwara arwaye ya kanseri ari kubera ibyo biyobyabwenge byinshi yanyweye, cyangwa se urumogi rwinshi yanyweye, kokayine. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa witwa Zawadi, benshi muramuzi, Musanze, asengera ku itorero rya ADEPR ryitwa Bukane. Inyigisho yigishaga neza gukura abantu mu byaha. Mu nyigisho yigishaga cyane abwiriza urubyiruko ababwira ko kunywa ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo, nta mahoro, kandi umuntu ukaba yigirira nabi. Zawadi yakunze kwigisha inyigisho zikura abantu mu byaha, kandi yakundaga kwigisha afisizemo amaterime ndetse n'amashyengo. Ibyo byatuma abantu benshi bamukunda. Hanyuma uyu Zawadi aka kanya tuvugana ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Yararimo ikinyamakuru cy'imakuru cyitwa Zawinsa, nicyo kirimo kimutabariza. Nk'uko twagiye tubona inkuru za Zawadi atanga ubuhamya, yakomeje kugaruka ko abantu batagiye bemera ko arwaye. Igihe atambutse ubuhamya bw'uko arwaye, abwira abantu ko arwaye kanseri, abantu ntibabyumva, bagira ngo ni ukubeshya, ngo ni puranka nka za zindi abantu bimisha biharaje. Ariko uko bugenda nuko bugenda bucya nuko bugenda bwira, biri kugenda birushaho gukomera. Zawadi aka kanya tuvugana ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Abantu bazi gusenga, abantu bazi kwinginga Imana, mu muhingingire, mu musengere cyane kuko ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Hanyuma ku bantu baba bafite amafaranga, ku butunzi Imana yabahaye, Imana yabatije kugira ngo mukoreremo Imana, Zawadi mwamufasha. Reka ntaragera kure baze babwire nimero mwamuboneraho, mwamutereraho inkunga kugira ngo abone uko avurwa kandi ntacyo abuze nk'umukozi w'Imana. Ko yagiye afasha imitima y'abantu, yagiye ahembura abantu, yatuma abantu benshi bava mu byaha. Zawadi yagiye akunda kwigisha inyigisho, agashyiramo no gusitsa. Agenda avuga ubuhamya ukuntu ajya agatwara ibiyobyabwenge, yambaye imyenda y'abageni, yakodesha imyenda y'abageni. Mbese ariko yaje kubona ko ibyo byose nta mahoro abirimo, aza kwiyegurira Imana. Rero reka ntagera kure mbanze ntambutse nimero wamufashirizaho, ucishaho inkunga yawe ni 079 11 39 19 5. Reka nzisubiremo 079 11 39 19 5. Nizo nimero wafashizaho umukozi w'Imana Zawadi, ko yagiye ahembura imitima y'abantu, yagiye abwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma mureka tunashimira abantu bakiriho nkatwe nk'abantu ibyo twabonye ubutwari bwe. Yabwirije abantu batandukanye, bari abanyabyaha barihana, bari mu mihanda bayivamo. Mbese tujye dushimira abantu bakiriho. Hanyuma rero uyu Zawadi mu gutanga ubuhamya, mu gutambutsa ubuhamya, uyu Zawadi mu gutambutsa ubuhamya mu isi yashize, ibinyamakuru bitandukanye yagaragaje ko
arembye cyane, asaba n'inkunga y'amasengesho, abwira abantu bose bamukunda, asabira abantu umugisha bagomeje kumufasha. Hanyuma aravuga ati ariko nubwo bimeze gutyo rwose mu nsengere ndabona ubuzima buri kugenda buncika, ngenda muri ubuzima mbireba. Ejo bundi ikinyamakuru cya Zaburi kigiye kumusura, hanyuma kimaze kujya kumusura aravuga ati umubiri uri kugenda n'inzara zatangiye kuvamo, ariko aho bigeze amakuru kaduha tugenda tumenya ni uko amaraso yatangiye kugenda amanuka mu mara ndetse ajya no mu gifu, ageze aho bikomeye cyane. Banyamasengesho, Banyarwanda, inshuti za Zawadi bari hanze y'u Rwanda, musengere munamutera inkunga kuko Zawadi arakomerewe. Mbabwira ngo arakomerewe ni uko arakomerewe. Hanyuma umusengere tumwingingire Imana, tumusengere, turebe ivure, twibutse imirimo yagiye akora, ukuntu yagiye abwiriza, ukuntu yagiye afashe imitima y'abantu. Uyu yakunda gusetsa Zawadi ameze nk'umugabo witwa Theogene wajya ugenda ubwiriza imbogo ku muhanda, ubwiriza abantu babibera ku mihanda. Uyu yakunze kubwiriza cyane, ashyiramo uduterime dusetsa abantu ariko imitima y'abantu ikanezerwa. Hanyuma Zawadi rero mureke tumusengere, Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda, inshuti za Zawadi, tumusengere ko birivuga ngo Petero Herode yaramufashe, abitorero bagira umwete baramusengera. Amaze kumusengera Bibiliya ivuga ngo nuko Imana izokoreza marayika amukura mu nzu y'imbohe mu maboko ya Herode. Natwe tugeze gusenga tukingingira Zawadi, tumusengeye, Imana ishobora gukora imirimo ikamusubiza ubuzima, ikamuteza ubuzima. Kuko twagiye tubona abantu benshi Imana yagiye ikiza bafite indwara zikomeye, twagiye tubona abantu benshi Imana yagiye igira neza, ikabakiza amakanseri, ikabakiza amadiyabete, ikabakiza ibibyimba byo ku mitima. Twagiye tubona batanga ubuhamya, abandi yagiye izura bari bapfuye, abandi yagiye ikura mu rupfu, twagiye tubibona. Rero Abanyarwanda nagira ngo mbabwire ngo wowe uhumeka umwuka w'ubuzima, ufite ubuzima, ubona umeze neza, ubyuka bikemera, wari bikemera, ukabona nta kibazo ufite, nagira nkubwire ngo wikirata, ntago ari wowe, ni Imana yabiguhaye. Kandi reka nkubwire, nubona umuntu arwaye ntukamwishime hejuru, kuko nawe ejo yaba ari wowe. Nubona umuntu agezweho n'ibibazo ntukamwishime hejuru, ejo yaba ari wowe. Reka mbabwize ukuri, umuntu umubiri utarahinduka agira ngo arusha abandi gusenga, kandi umuntu ufite ubuzima buzima agira ngo arusha abandi gusenga cyane. Ntabwo ari ukurusha abandi gusenga, ahubwo ni uko umubiri utaraguhinduka. Nagira ngo mbabwire Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, nawe muri hanze y'u Rwanda, ufite ubuzima rero ntihuze kwirata. Ni umugabo witwa Ahabu yabivuze neza, aravuga ngo umuntu ucyambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'umuntu ukuye mutabarutse. Hanyuma rero uracyari mu rugamba, uracyari mu ntambara, bishatse kuvuga ngo umubiri niba ufite ubuzima buzima, umubiri utaraguhinduka, shima Imana, uyishimire ko bukeye amahoro, uburyo utsura amahoro. Kuko hari benshi ubu ngubu bari kwishyura umwuka bomboni, abandi bari mu bitaro, abandi bageze bacecekerwa, abandi bari muri moruge. Hanyuma rero kuba uri muzima, umeka umwuka w'ubuzima ntacyo watanze. Nubona umuntu arwaye ntukamwishime hejuru, kuko nawe ntabwo yabyizaniye, nawe ntabwo aba yabishaka ko yarwara. Hanyuma rero Zawadi ni ukumusengera cyane, mukamutera inkunga z'ubwoko bwose, amafaranga, amasengesho. Hanyuma Imana izabaha umugisha, kandi uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ngo iyo ukoze neza ubugurije Imana, ejo nawe yakwishyura. Hanyuma Zawadi rero ni ukumusengera cyane, yigisha ibyigisho byagiye bifasha abantu benshi, yagiye bigwa abantu ku mutima, yagiye yigisha mbese inyigisho nyinshi zafashije abantu bari mu mihanda barihana, ababyeyi bamwe barihana, abagabo barihana, abakobwa barihana, mbese yabwirije inyigisho nziza. Ubu rero nagitongera tubabwire ko tubamenyeshe ko Zawadi ari mu bitaro, hanyuma arembye cyane, ndabugira mbabwire Abanyarwanda ararembye. Ntabwo ari bya byo kuvuga ngo ni amakabya ku nkuru, ntabwo byo kuvuga ngo ni pranka, byandi byatangiye bakarwaye, abantu ntibabyemere, bakavuga ngo ni ukubeshya no kwigisha, ariko ntabwo ari ukwigirisha. Zawadi ararembye, hanyuma mumusengere cyane, kandi ni ukuri Imana izabaha umugisha. Ko abasaba tubinginga no gusengera Zawadi, hanyuma mukamwereka Imana, kuko ageze ahakomeye, ageze aho umwana arira nyina ntiyumve, ageze aho ubuzima buri kugenda bumucika, ageze aho umuntu wese yamureba akumva rwose arababaye, akumva yamusabira ko Imana yamusubiza ubuzima, akongera Zawadi wacu akagaruka akatubwiriza
akatubwira icyo Imana idushakaho n'icyo tugambiriyeho. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Turakora subscribe, uyikore, share, comment, like, sangiza n'abandi. Akoze. Shalom, shalom, ciao.